uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Inkuru yabaye inkuru, intero yabaye intero. Ahantu hose uri kujya ku masosho media uri kumva inkuru ikunzwe cyane kandi nagezweho amafaranga yicyuzi. Ukibaza ute si byatangiye bite? Ninde wabitangije? Ese wabitangije byarangiye bite? Ese amafaranga yicyuzi yavugaga nayahe? Ese wari ubizi ko iyi nkuru nubwo yaje kugarukaho cyane ikabakimomo ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mwaka wa 2025 wari uzi ko yizanye yitabye Imana mu 2023? Iyi nkuru kandi nubwo yagarutsweho cyane muri uyu mwaka wa 2025 ariko amafaranga y'icyuzi uyu mugore yarashatse kuvuga ndetse yarari no kwaka yakaga mu mwaka wa 2022. Birumvikana ko iyi nkuru imaze igihe kinini ariko aho yongeye kugarukaho yabaye kimomo ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse inkuru nubwo yagarutse abantu benshi bakayimenya ndetse bakamenya n'uyu mugore witwa Nyiramajyambere Esperance, ariko yongeye kugarukaho iyi Nyiramajyambere Esperance atagihari ngo nawe arebe ukuntu iyi nkuru yakoze yabaye trend ahantu hose bakayikina. Aha wageze ni kuri Fabien Ki. Hanyuma ngiye mugiye kubana muri video nyite Fabien guhaye ikaze. Fata telefone yawe wicare hamwe urebe video yose uyirangize ubundi turebere hamwe inkomoko y'amafaranga y'icyuzi. Ubundi byose bijya gutangira abaturage bo mu kagari ka Rwamahwa bibumbiye muri koperative bise koperative turengere bidukikije. Iyi koperative ikintu yakoraga yabumbaga imbabura ikabumba n'amacana rumwe ikagurisha hanyuma bayirimo bakabona ibibatunga n'imiryango yabo. Tutibagiye ko kandi n'uyu mugore bitanyira Amajyambere Esperance nawe yarari muri iyi koperative. Ubwo no koperative yari itangiye gutera imbere ndetse na leta yarebe ikabona icyerekezo ifite kiragana mu iterambere, yahisemo kwishakira ubutaka izajya ihingamo. Muri uko kwihubwa butaka ariko hari harimo icyuzi cy'amafi ariko nta mafi arimo. Nuko nibwo bigira inama yo gusibura icyo cyuzi bahakora imibyizi myinshi ndetse bazana n'amafaranga yo kugura umurama w'amafi batera muri icyo cyuzi hanyuma hazamo amafi. Nyuma y'icyo gihe kinini baratangiye umushinga wo korora amafi, haje kunyura umuhanda, hasenywe inzu nyinshi ndetse n'icyo cyuzi cyabo umuhanda ukinyuramo baragisi barangije bababwira ko bazabaha ingurane. Abaturage bari muri koperative turengere ibidukikije bemerewe kuzahabwa miliyoni 5 n'igice. Nyuma yaho amafaranga yaraje bayahereza abantu basenyeye amazu kugira ngo bahanyuze umuhanda. Icyiciro cya mbere kiraza, icya kabiri kiraza, icya gatatu nacyo kiraza. Iyi koperative yitwa turengere ibidukikije itaragira ikintu ibona ku mafaranga yemerewe na leta. Nyuma y'igihe ariko umwaka wa 2022 nibwo haje kugera itangaza makuru aho ryari rije gusura abaturage bari bahawe inzu zo kuzajya babamo nk'abantu batishoboye. Nibwo uyu Nyiramajyambere Esperance yabonye iryo tangaza makuru arangije aragegera arivugisha ababwira ikibazo bafite. Iradi izigiye ariko hari nashonje. Nyakubahwa Paul Kagame bayabazi mwese muri kunyumva banyita Nyiramajyambere Esperance umwana w'umutwe ariko mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho kandi mukomeze mukurana umuhigo. Intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobokeye ariko kuki twayakobokeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi. Amafaranga yarahari yarabonetse arahaye bamaze no kubikora nuko n'umwami muvuze ko navuga ingingo y'imari ariko ubundi rangira n'uyu mwaka uyu mwaka ugomba kuba yarangije mu kwezi kwa gatandatu. Amafaranga niba ahari ikiyaziritse niki wowe nari kuraba amafaranga ava muri ministeri akajya muri BNR ava muri BNR tukashyira ku makonti yabo ko amakonti yamaze kuyatanga mu ubwo se bizakorwa niyo yabagenda n'amaguru aba yagenda mu byihutishe we nayo wasa mu cyumweru gitaha. Nyuma yaho amafaranga y'icyuzi baje kuyahabwa. Nyiramajyambere maze kuvuga ikibazo bafite yavugiye na koperative yose. Nibwo amafaranga baje kuyahabwa yuzuye neza nkuko bari babisezeranyijwe na leta. Nyuma yaho rero mu mwaka wa 2023 kuri tariki 13 muri Werurwe nibwo uyu mugore Nyiramajyambere Esperance w'imyaka 43 yitabye Imana. Ariko nubwo yitabye Imana amafaranga yamaze kuyahabwa ndetse yaranayariye. Aho rero hakaba ariho hakomotse ijambo amafaranga y'icyuzi. Aya mafaranga y'icyuzi bishyuzaga bayahawe mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka wa 2022. Ntibagirwe gukanda subscribe. Ndabakunda cyane duhure mu bindi biganiro bikurikira.